mwifukanye amahoro. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Mugenzi ugana mu ijuru, igitondo dushimira Imana kuko ikiduhaye. Reka tuyishimire maze twumve ijambo yaduteganirije muri iki gitondo. Hanyuma Uwiteka kuyobora umunsi wose. Imana urakomeye, urakwiriye kubaho ibihe byose. Niyo mujyanama mwiza, impamvu tuza imbere yawe tugaca bugufi kugira ngo tugire inama, tuyobore inzira dukwiye gucamo, maze turawishimira. Nuko tugusabye Mwami kugira ngo ukomeze utujye imbere muri byose, kandi imitima yacu ibyo wishimira. Mu izina rya Yesu Kristo niko tubisabye twizeye, amen. Iki gitondo rero tugiye gusoma uyu munsi igitabo cya Efeso, ni umurongo umwe igice cya 4, igitabo cya Efeso umurongo 29, igice cya 4 umurongo 29. Ijambo riravuze ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza ryose byo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma aravuga nti mugenzi, imwe mu ndangagaciro yawe ukwiye kugira umwana w'Imana ni uko no kwirinda kuvuga amagambo mabi kandi yahisha abandi umugisha, nabyo biri muri bimwe ukwiye kwirinda. Hanyuma rero Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Kristo akubashishe kugira ngo ushobore kujya uvuga amagambo meza ahisha abandi umugisha, abesha abantu umugisha, naho baba batakwishimiye cyangwa se bakubabaje cyangwa se hari ikintu kibi bagukoreye. Si byiza yuko watura amagambo mabi kuri bo, ahubwo ubahesha umugisha ku ijambo ryasohoye muri wowe. Iryo jambo rizatuma nabo bahinduka, babone ko nubwo baba bakwereye imbuto mbi, wowe ubasha kuberera imbuto nziza, bigatuma nabo bigiraho bagasoroma izo mbuto nabo bakazirya. Rero ugire umunsi mwiza kandi Imana iguhe umugisha. Nuko Imana idushaka yuko tugendera muri iryo jambo. Ugire umunsi mwiza, akazi keza, imirimo y'amaboko yawe Imana igurire kandi uyoboreye mu nzira zose, ubona amahoro yo mu mutima, ndetse muri byose Uwiteka aguhe kugubwa neza mu izina rya Yesu, amen.